wowe uzatureba hari ibyo Imana igiye gutegeka. Pelasayine glory. Mbonye Imana ikeje uburwayi bukomeye kuri muntu uzadukurikirana. Mbonye Imana imukiza. Ngiye kubona mbona yarwaye umutwe igihe kinini ndetse barashaka asara kubera amafaranga yarafite n'akazi yarafite. Nshuti yanjye nkubwire ngo dore ibyaha byakuvuyeho ariko Uwiteka agiye kugukoraho ukidukurikirana. Yesu aragukijije. Nshuti yanjye reka nkubwire, dore sida yakugezeho si wowe wayizaniye, uhora ufite agahinda, ufite ubwihebe, ariko Yesu agiye kugukiza. Nshuti yanjye warwaye diabete, urwara kanseri, hari uburwayi bwakugezeho ariko Yesu aje gutegeka. Hari ibyo agiye kubwira agiye gutegeka. Nshuti yanjye wisanze amadeni yatewe n'umugore ntabwo uzi ukuntu byaje, none barenda guteza cyamunara, abana ntibakiga. Ndagira ngo ubwire ngo wowe dukurikirana aka kanya hari Imana ikugezeho. Ndagira ngo ubwire ngo wowe wiga gukicara kubera ko wapfushije umubyeyi wawe, hari Imana ikugezeho. Ndagira ngo ubwire wowe wagiye mu bapfumu ibintu byose bikanga, ugaba ushaka no gusenga kubera uburwayi ariko avuga ati nanyura he, Imana irababarira, Imana ishe kukubabarira. Ndagira ngo wowe dukurikirana, ndagira ngo aka kanya nshuti yanjye wowe dukurikirana ukomeze wihangane, kuko hari iyo avuze biraba, yategeka bigakomera. Hari ibintu agiye gutegeka ngo William Zaburi ya mbere. Sashimwe turabasuhuje abagenda dukurikirana impande n'impande. Amahoro ya Kristo abane namwe bo tubana ku ijambo ry'Imana bari mu Rwanda no hanze. Mwese turabasuhuje. Uyu ni wa mwanya w'ijambo ry'Imana tuye kuganira ku ijambo ry'Imana, badukurikirana yabo aho turi kumwe ndetse n'abari kure n'abari hafi. Mwese turabasuhuje. Amazina yanjye ni yayandi, nitwa Nkurunziza Augustin. Tutavuze byinshi reka tuganire ku ijambo ry'Imana kuko dufite umwanya mutoya. Data mwiza turaguhamagaye, uri Imana, turagusobanukiwe Kristo, twasobanukiwe ijambo ryawe, dusobanukirwa uburyo utabara, dusobanukirwa uburyo ugitwitaho, uburyo tuzenguruka. Haleluya Mana, tugushimiye yuko tuba twaryamye bikemera, twabyuka bikemera, twarambura amaguru bikemera, twavuga bikemera, twagenda twatambuka bikemera, ukaturinda impanuka mu muhanda, ukagenda uturinda ibitero byose bigiye bitandukanye. Turagushimiye, gushimira kurinda abanyarwanda, ukarinda isi yose, ukarinda abarundi, ukarinda abaganda, ukarinda abo muri Amerika, ukarinda isi yose wese ukayizenguruka. Ibyo turabigushimiye. Kandi ugenda ukuraho imigambi yose y'icakura, ugenda ukuraho imbaraga zose z'abadayimoni, ugenda ukubita hasi ibiturwanya. Uyu mwanya rero w'ijambo ryawe ni ukuri turarisengeye. Ijambo ryawe ngo rivugutiwe kenshi, ijambo ryawe ni umuti ugera ku muntu ukamukiza. Ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rirubaka, ijambo ryawe ritanga ubuzima. Reka umuntu wese rigera ijambo ryawe rirabatura, rigakura mu byaha, rigashyira mu bugingo. Ijambo ryawe niryo uzavuga gusa tukazamuka tukagusanganira. Reka aka kanya ubwo rero tuye kumva rino jambo, reka ijambo rishyigikire kandi nukuri, kuko Imana ije kurishyigikira. Tubangamiye Satani n'abadayimoni, tubangamiye ibyaza bidukinege, tubangamiye ibyaza bitubangamira mu izina rya Yesu. Ibyabangamira ijambo ryawe reka rizazenguruke, ijambo ryawe rizagire kandi rizafashe benshi, rizubake benshi. Urakoze kuje gushyigikira rino jambo mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Reka somere ku ijambo ry'Imana kuva 14 aho ngaho ku murongo wa mbere dusomere, turagenda dusimbuka biturutse nuko tugenda tuganira ku ijambo ry'Imana. Ni karibu rero umusomyi mwiza nadusomere. Reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Kuva 14 guhera ku murongo wa mbere haravuze ngo Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisiraheli basubire inyuma, babamba amahema imbere y'Ipihahiroti hagati y'Imigidoni n'inyanja imbere y'Ibarisefoni. Uti imbere y'aho hantu aba ariho mubamba amahema iruhande rw'inyanja. Farawo aravuga Abisiraheli ati, bahabiye mu gihugu, ubutayu burabakingiranye, nanjye ndanangira umutima wa Farawo abakurikire. Nziheshereza icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose. Abanyegiputa bamenye yuko ndi Uwiteka Imana, ndi Uwiteka. Abisiraheli babigenza batyo, amen. Yesu aguhe umugisha. Turakomeza amagambo tugenda tuyasubiramo kandi turakomeza kugenda. Nagira ngo tugane ku ijambo ry'Imana. Bibiliya yatubwiye ngo iki? Aya magambo nshaka ko abantu bayumva neza, nashaka ko bayumva neza. 14 hari ikintu nshaka kuvuga.
ngo bwira Abisirayeli basubire inyuma. Natekereje ku ijambo gusubira inyuma. Bwira Abisirayeli bakomeze basubire inyuma, abambe amahema imbere y'Pihahiroti hagati y'Imigidiyoni n'inyanja, imbere y'Bariferosefoni, uti imbere y'aho hantu abe ariho mubamba amahema iruhande rw'inyanja. Haleluya. Natekereje kuri ijambo tujya kuganiriza abantu bagenda badukurikirana. Iki cyari igihe cy'uko Abisiraheli ngo cyari igihe cy'uko babaga mu gihugu cya Egiputa ngo bamare imyaka 400 ndetse n'indi 30 irenga, ngo ariko muri iyo myaka 400 ngo bayimaze, ni ukuvuga ngo imyaka 30 ni igihe Abisiraheli ngo bari mu gihugu cy'i Kanani, ariko ngo noneho ngo baza uwo bitaga Yosefu aza kujya muri Egiputa bamugurishije, ariko agiye ngo akundwa n'umwami. Akunzwe n'umwami yamaze imyaka 30 ngo bameze neza, barya bambishimye. Simbisubiramo cyane kuntu baje kuva i Kanani biturutse n'inzara yari imaze kuba, ariko bavuga ngo bava i Kanani bajya mu gihugu cya Egiputa. Ibyo ntabwo mbivugaho cyane kubera umwanya wacu dufite mutoya. Biravuga ngo Abisiraheli bamaze imyaka 400 mu gihugu cya Egiputa. Ubwo twanze kuvuga bakiri i Kanani, ariko kuntu baje ubitaga Yosefu kuntu yagurishijwe, imyaka yamaze n'igihe yamaze ari kwa Potifari, arangije ajyanwa muri gereza. Ariko yava muri gereza ngo yasobanuriye umwami inzozi, asobanura umwami inzozi zo yarose, arota inka 7, arota n'izindi 7 z'iminanu, arota amasaka y'amahundo n'andi masaka yarumbye. Arangije ngo umwami ngabura izo nzozi, ngo abura umuntu wazimusobanura mu gihugu cyose. Ngo arangije ngo ariko ngo baza kumubwira umuziritsi wa vino, aza kumubwira ngo muri gereza hariyo umuntu. Nawe yarasobanuye kuntu azicara ubwami akongera akaba umuziritsi wa vino, asobanura no kuntu hari umutsima bazamushyira bakamubamba ndetse bakamuca umutwe, ariko asobanura ko ari uzagaruka akaba umuziritsi wa vino. Rero ubwo umwami ngo yarutaga zino nzozi zimutera ubwoba, zimaze kumutera ubwoba ngo haza kubaho ikibazo cy'uko babuze uzisobanura, ariko aza kumusobanurira ati muri gereza hariyo umuntu. Haleluya. Aravuga ngo muri gereza hariyo umuntu, atekereza ko muri gereza hariyo umuntu, aravuga ngo nimumuzanire. Niwe waje asobanurira umwami inzozi. Aravuga ngo iyi myaka 7 ni imyaka y'uburumbuke, aravuga ngo ariko indi myaka 7 izabaho ari imyaka y'inzara. Atekereza kuri iyo nzara, arangije ngo aravuga ngo ninde mu gihugu cyanjye, bo turabyihutisha, ninde mu gihugu cyanjye ushobora kuba uri mu mwuka w'Imana yera cyangwa mu mwuka w'Imana zera. Aravuga ngo nta wundi keretse Yosefu. Ngo ahita mushinga, stoka mushinga abaminisitiri b'intebe, ngo abaminisitiri hafi ngo yiyambura impeta, ngo abaminisitiri wo kuyobora icyo gihugu, ngo abari nabo ubasha kurinda ibyo bintu byose. Ngo ariko ngo mu gihugu cy'i Kanani ngo hari inzara. Haleluya. Hari inzara ikomeye. Iyo nzara yari inzara mbi cyane. Ngo arangije ngo baza guhaha, ngo ariko baje guhaha abavandimwe ba Yosefu ngo baje guhaha arabamenya, ngo batuma hose ariko atabisobanuye. Ngo arangije bamuzanye, ngo araza, ngo ni nabwo ngo yasabye umwami ko batura mu gihugu cya Gosheni. Ntabwo ari byo nashaka gusobanura. Ngo arangije muri myaka 30 ngo bamaze Gosheni barya bameze neza, ngo umwami aratanga. Amaze gutanga ngo haza kwimika undi mwami, ngo ariko abo bana ngo abona uburyo ngo Abisirayeli barimo kugenda bagwira, abona uburyo. Rero natekereje kuri iki kintu, hari igihe ushobora kubayeho ukaba ubayeho ushonje, uri umushumeri, ufite inzara, ufite ibibazo, ariko abantu barakubonyeho iyerekwa rifatika, bakakubona iyerekwa ryagutse. None iryo yerekwa bamara kuri kubanaho bakahita batangira kukurwanya. Igituma urwanwa, igituma bakuroga, igituma baguterereza, igituma bakunagira, ni ukubera ko Imana yakuvuzeho, ikakuvugaho umugisha mwinshi, ikakuvugaho ibyiza, ikakuvugaho amasezerano meza. Nicyo gituma urwanwa. Haleluya. Nicyo gituma bakurwanya. Rero uyu mwana Bibiliya isobanura iki? Yasobanura ngo arangije ngo barwanya Abisirayeli, bamaze kubarwanya kuko Yosefu nawe yari amaze gutanga, amaze kuvaho, ngo hasigara undi mwami utazi Yosefu, ngo niwe wabashe kuyobora igihugu. Ngo arangije ngo ahagurukira Abisirayeli arabarwanya, ngo atangiye kubakoresha uburetwa. Ngo batangiye kwinjira mu buretwa, ngo bamara imyaka igera kuri 400 ngo bari mu buretwa bababazwa. Ngo ariko ngo uyu Mose uyu ngo mu kuvuka kwe ngo bamukora akato bamushyira mu mazi, ngo umukobwa wa Farawo ngo aza kujya ku mazi cyangwa ajya koga mu nyanja. Agiye koga ngo abona akato, arangije ngo uwo mwana aramukunda,
ngo arangije bamuzanira ku yato ngo asangamo umwana w'umuheburayo, aranamumenya. Amaze kumenya ngo ariko biba ngombwa ko wa mwana, haleluya, biza kuba ko wa mwana aza kumujyana. Ngo ariko ngo Miriyamu mushiki wa Mose ngo yari hafi aho ngaho, ngo arangije avuga gutya, aravuga ati uwo mwana naguha umuntu uzabasha kumurera. Aravuga ngo ntacyo ugenda umuzane. Bamuzanira nyina, ngo aramwosa. Biba ngombwa ko noneho na nyina arya iby'ubwami, anywa iby'ubwami, ngo akajya niyongereza umwana. Umwana yaje gukura, ariko akura ari uzabasha kuyobora igihugu, akura ari uzabasha kuba ari uzayobora kino gihugu cyo muri Egiputa. Ngo ariko umwana amaze gukura, ngo asobanukirwa uwo ari we, asobanukirwa gakondo ye, asobanukirwa ko bene wabo bari mu buretwa barimo kubabazwa. Sanga twashatse gutinda cyane. Biba ngombwa rero ko arya ahunga, ariko mu kugaruka kwe ngo azagaragaza ibimenyetso, kuko Imana yamubwiye ngo subirayo, kuko yagiye ahunze yishe Umunyegiputa, ariko azabibaza kuba ngombwa akagaruka, ariko agaruka afite inkoni. Hari ibintu tuma gusimbuka. Ngo agarutse afite inkoni, haleluya. Ngo agarutse afite inkoni, ngo abwira Farawo, aramubwira ati rekura ubwoko bw'Imana bubashe kugenda. Ngo Farawo yanga kubarekura, ngo arangije akubita hasi inkoni, bihinduka inzoka. Ngo imaze guhinduka inzoka, ngo Farawo araseka cyane, ngo nawe aragenda araza. Amaze kuza, ngo nawe abwira abakonikoni be, ngo abwira abapfumu be, ngo nabo bazikubita hasi ziba nyinshi. Ariko ikitangaza nabonye ni uko inkoni ya Mose, ya nzoka, ya nkoni ya Mose yahindutse inzoka, ngo yahise yasama zose irazimira. Ndagira ngo mbwire umuntu udukurikirana, hari igihe uhura n'ibibazo byinshi, ugahura n'intambara nyinshi, bakakuroga bakagutongera, ariko inkoni ufite kuyikomeze ibasha kumira izindi nzoka zose zikugendaho, izo bagutongera, ibyo bakunagira, kubera inkoni ufite, ubutwari ufite muri wowe. Ari nayo mpamvu mbwira abantu, ufite ubutwari, ariko ubutwari ufite ushobora kutabumenya, ariko ufite ubutwari bukomeye. Twihuse rero, ngo Farawo yagize ubwoba cyane, ngo yemera kubarekura. Ngo ariko ngo amaze kwemera kubarekura, ngo ntiyabarekura. Ngo haza icya kabiri, mu kuntu Bibiliya isobanura ukuntu haje inda. Ngo Farawo arabyemera kubarekura, ariko arongera arinangira kuntu haje ibikeri mu gihugu, kuntu amazi yahindutse amaraso, n'ibindi. Ariko Bibiliya isobanura ku cyago cya 10, aravuga ngo ngiye kumuteza ikintu kizamenyekana ku buryo bazakibona bose bazatanga. Ngiye kugira icyitwa umwana w'imfura mu gihugu cya Egiputa wese agiye gupfa. Bibiliya isobanura ngo icyo gihe ngo n'umwana wa Farawo yaje gupfiramo, ngo nibwo yabagise afata umwanzuro wo kubarekura. Ntabwo tuvuze kuntu bariye, bavuze ngo kuntu muri iryo joro bafashe umwana w'intama, ngo n'ibinono n'ibyo mu nda n'imboga zishara, ngo byose bakenyeye ngo bahaguruke bagende. Ntabwo ibyo tubisobanuye, kuko turashaka kwihuta tukagera ku cyo dushaka kuvuga. Bibiliya isobanura icyo ngo baragenda, ngo arabarekura baragenda. Ari naho hantu ushaka kuvuga, ngo amaze kubarekura ngo bagende, ngo baragenda, ngo bamaze kugenda, ngo baragenda, ngo bageze hafi y'inyanja, ngo bahindukiye gutya, ngo basanga Farawo yabakurikiye. Ngo Farawo bakurikiye, ngo barebye babona imisozi, babona imisozi irabagose, babona ingabo za Farawo, barebye imbere babona inyanja, haleluya, babonye inyanja ibazengurutse, yari inyanja mbi cyane ibazengurutse. Ngo barangije bagira ubwoba. Bibiliya yatubwiye ngo iki muri Zaburi 33 murongo wa 7 yatubwiye ngo iki? Zaburi 33 murongo wa 7 haravuze ngo yego, ateranya amazi. Bibiliya yavuze ngo ateranya amazi nk'ikirundo, ashyira hejuru, ateranya amazi yo hejuru, ateranya amazi yo mu nyanja nk'ikirundo. Yego, ashyingura umuhengeri mu bubiko. Imana iguhe umugisha. Tuvuge ngo amen. No, y'Imana igiye gukora, hari igihe ubona ibintu byakaze, ukabona ibyasamye, ukabona ibintu byose bikwataka, ariko Imana ibizi ikiri bukore. Imana ibateguye ikintu ibukore kandi ikagikora neza. Haleluya. Bibiliya isobanura iki? Yavuga ngo bageze hafi y'inyanja, babona ngo bagoswe, ngo babona inyanja, ngo none Imana yavuga ngo musubire inyuma. Ntabwo Imana yahise igaragaza igitangaza. Hari ibintu byinshi bikugeraho, kubera ati Imana wayisunaba, ariko ukabona watatswe, ukabona wazengurutswe, ukabona impande zose wazengurutswe, ariko Imana ibizi ikiri bukore. Bibiliya isobanura iki? Iravuga ngo musubire inyuma, babamba amahema. Byavugaga iki? Byavuga ngo ibi bintu nibikorwa bakambuka, Imana ikongera igateranya amazi, n'ubundi bazabakurikira baciye n'ahandi, babakurikire, nibamara kubakurikira bagende bafata. Bibiliya isobanura iki? Iravuga ngo arangije inyanja yari imbere, ngo Imana yavuga ngo nimusubire inyuma.
musubire inyuma mujye kubamba amahema inyuma. Byasobanuraga ubu aka kanya umuntu ashobora kukugendaho akakuroga, umuntu akakugendaho akakwanga, akavuga ngo ndabizi neza ko ntacyo uzimarira, ndabizi ko uzahera hasi, ndabizi ko utazashaka, ndabizi ko utazakora ubukwe, ndabizi ko utazabona akazi, ndabizi ko uzahera hasi. None uyu muntu wabikoze akaba yajya nko muri Amerika, cyangwa undi akakuroga akagenda akavuga ngo ndabizi ko atazashaka, akagutongera akagushyiraho ibintu, ndabizi ko utazubaka, akagenda. Ntabwo Imana ishobora kukubakira, ntabwo Imana ishobora kugukorera ubukwe, ntabwo Imana ishobora kuguha amafaranga, ntabwo Imana ishobora kubikora uyu mwanzi wawe itaramugaruka, kubera ko ibanza kumutegereza. Niba yaragiye muri Amerika ikamuzana aho yagiye hose, byasobanuraga iki? Bagombaga gusubira inyuma. Abisiraheli bagombaga gusubira inyuma bakabamba amahema, bagategereza abanzi babo, bamaze kubategereza bakabakusanya. Niba ari uwa Tanzania, niba ari uwari Burundi, niba ari uwari muri Kenya n'ahandi, ikabakusanya bose ikabazana, kugira ngo ninabatsinda mu nyanja bose bazashiramo, kugira ngo umuntu wayagende yemye. Bisobanura iki? Ndavuga ngo barangije bamaze kubamba amahema, ngo noneho ngo Farawo n'ingabo ze ngo babona noneho ko bababonyeho ububasha, babona ko babashyikiriye, babona ko babasatiriye, babona ko baje, babona ko bagiye kubica, babona ko bagiye kubamara, ngo ndetse ngo baraniheba. Ikintu cyanangaje, Bibiliya ntabwo isobanura ibintu byose, ariko bavuze ngo basubire inyuma bamba amahema, babona inyanja yabagose, ngo harimo abiyahuye. Hari umuntu Imana ibwira ikintu ikamuha amasezerano, ikamubwira ngo nzagukorera ubukwe, bikarangira yishingiye, kandi Imana yarimo kumubwira ngo ubukwe bwawe burasata, kuko abona yazengurutswe, kuko abona abanzi bamuzengurutse, kuko abona abanyegiputa baje, kuko abona impande zose yatatswe, akaba yakishingira. Igihe cy'Imana cyo gukora yaje gukora igasanga yamaze kwishingira. Undi akahura n'uburwayi, Imana ikavuga ngo nzagukiza uburwayi, ariko yarangiza igihe cy'Imana cyo kugira ngo Imana izakore, Imana ikaza gukora. Yaragiye mu bapfumu, yarasubiye mu bapfumu, yarasubiye mu bapfumu. Abantu bo harimo abahise biyahura, baravuga ati ibi binono mudukoreye ntabwo ari byo, twebwe dusubire inyuma, n'ubundi n'ugupfa no gupfa. Bariyahura, ngo ariko abemeye gusubira inyuma, ngo babamba amahema. Ngo noneho Farawo arebye abona ko abafite, abona ko yabashoboye, abona ko abafiteho ububasha, ngo arangije ngo ahita yihuta cyane. Ariko birivuga iki? Haleluya! Iravuga ngo arangije ngo Imana ngo ibonye ko babasatiriye cyane, ngo ikura insiga, ikuramo imyuka, ngo arangije ngo amagara yabo atajya kugenda yikurura, ngo amaze kwikurura, ngo baza babasatiriye. Ngo bukenga Imana irabaga ngo nimwongere mushingure amahema, mwongere mugende. Ngo arangije amaze kugenda, ngo bamaze kugera mu nyanja, ngo Imana yongera kubemerera abanyegiputa ko babasatira. Ngo baza babasatiriye, ngo bamaze kubasatira. Bibiliya yatubwiye ngo iki hano Korinto 33, ngo barangije babona batatswe, babona bazengurutswe, babona impande zose barafitwe, babona ubutware bwose barabufite, babona icyubahiro baragifite, ariko Imana yagira ngo ibakusanye abanzi babi bazane, kugira ngo bose kize kubamara. Ngo arangije ngo baza babasatiriye, ngo bose ngo irangije ngo Imana ibwira Mose, iramubwira ngo bite byawe. Mose arayisubiza ngo ni byiza, arabwira ngo se ntacyo urimo kubona. Imana iramusubiza ngo ufite iki mu ntoki? Iramubwira ngo mfite inkoni. Haleluya! Iramubwira ngo mfite inkoni, arabwira ngo rambura hejuru y'amazi. Bibiliya ivuga ngo iki? Aha karindwi niho yavuze ngo iki? Haleluya! Ateranya amazi yo arangije Imana iva mu ijuru iramanuka iteranya amazi topa ya sayinogro nk'ikirundo. Iyateranya mbega ifata amazi yatembaga irayafatira iyarunda nk'ikirundo, ashingura imuhengeri mu bubiko. Irangije ishingura imuhengeri ha talasafonigre, ashingura imuhengeri mu bubiko, ashingura imuhengeri mu bubiko. Isi yose yubahe Uwiteka. Abami bo mu isi bose bamutinye. Imana iguha umugisha. N'abandi bose ngo barangije ngo ifata amazi irayarunda nk'ikirundo, ishyira ahantu mu bubiko, ngo ishyira hiri iteranya amazi yo mu nyanja nk'ikirundo, ishingura imuhengeri mu bubiko. Haleluya! Iteranya amazi, irafata amazi yatembaga irayarunda nk'ikirundo, irangije igira ibintu ishingura.
nshuti yanjye udukurikiranye, hari ibintu bimeze nk'amazi atemba, hari ibintu bikugendaho, hari ibintu bigusatira, hari ibintu bikugezeho, ariko kandi Imana igiye kurunda amazi nk'ikirundo, igiye kubishingura. Hari ibintu igiye gushingura, ya madeni igiye kuyashingura, ya bushumari igiye kubishingura, ya bya bibazo, hari ibintu Imana igiye gushingura, hari uburwayi Imana igiye gushingura, ngo irangije irayarundanya iyashyira ku ruhande. Haleluya! Ifata amazi, ngo barangije barambuka, ngo bageze hakurya, ngo Imana ngo irangije irabareka, ngo bagire ngo ni inzira isanzwe, nabo barangije baratemba, baraza bajyamo. Uwa mbere ajyamo, ngo bose bamaze gushyiriramo, birasobanura ngo nabo uwa nyuma yari amaze kuvamo, ngo bageze hakurya. Haleluya! ngo amazi, ngo Imana irongera irarekura, yani yari yagize nk'ikirundo. Haleluya! ngirongera irayafata, irayarekura, ngo ya mazi yose arabarengera. Biravuga ngo isi yose yubaha Uwiteka, abari mu isi bose bamutinye, kuko yavuze bikaba, yategetse birakomera. Haleluya! yaravuze biraba, aravuga ngo ndategetse, ngo bose. Nshuti yanjye udukurikirana, aho uri hose, hari ibintu Imana igiye gutegeka, hari ibintu Imana igiye gutegeka, igiye gutegeka muri ako kazi kawe, muri iyo biro hari ibibazo birimo, Imana hari ibyo igiye gutegeka. Abo bose baguhagurukiye, hari ibyo Imana igiye gutegeka. Wa mukobwa we, hari ibyo Imana igiye gutegeka. Wa mubyeyi we wihebye, abana we barakunaniye, hari ibyo Imana igiye gutegeka. La chance d'obrer, hari ibintu Imana igiye gutegeka, hari ibyo igiye gutegeka mu rugo rwawe, urugo rwawe rwongera rwubakwe, hari ibyo igiye gutegeka. lesomere da iyo donashaya, iyo bruce yawe, iyo visa yawe, ibyo byose byo kujya, hari ibyo igiye gutegeka. Ushiduke wagiye kwiga, hari ibyo igiye gutegeka. Ushiduke nabwo uko wabukoze, hari ibyo igiye gutegeka. Ushiduke uri muri yaduka, hari ibyo igiye gutegeka. Ushiduke abonye akazi, byari bimeze Farawo yarakugose, akugose impande zose, akugose imbere, akugose ku ruhande, ariko hari amazi ugiye kwambuka, nugera hakurya ababisha bawe bose bayagwemo. Ababisha baranyegereye, bari inyuma n'imbere. Haleluya! nubwo ababisha bakugose, bari imbere n'inyuma impande zose, ariko hari Imana ije kukurwanya. Biravuze ngo isi yose imutinye, yubaha Uwiteka, kuko yaravuze biraba, ategetse birakomera. Nshuti yanjye, hari ibintu Imana igiye gutegeka. Nshuti yanjye, aka kanya uzadukurikirana, wowe uzatureba, hari ibyo Imana igiye gutegeka. Mbonye Imana ikije uburwayi bukomeye kuri umuntu uzadukurikirana, mbonye Imana imukiza. Ngiye kubona mbona yarwaye umutwe igihe kinini, ndetse barashaka asara kubera amafaranga yari afite n'akazi yari afite. Nshuti yanjye, nkubwire ngo dore ibyaha byakuvuyeho, ariko Uwiteka agiye kugukoraho ukidukurikirana. Yesu aragukijije. Nshuti yanjye, reka nkubwire, dore sida yakugezeho, si wowe wayizaniye. Uhora ufite agahinda, ufite ubwihebe, ariko Yesu agiye kugukiza. Nshuti yanjye, warwaye diyabete, urwara kanseri, hari uburwayi bwakugezeho, ariko Yesu aje gutegeka. Hari ibyo agiye kubwira, agiye gutegeka. Nshuti yanjye, wisanze amadeni yatewe n'umugore, ntabwo uzi ukuntu byaje, none barenda guteza cyamunara, abana ntibakiga. Ndagira ngo ubwire ngo wowe dukurikirana aka kanya, hari Imana ikugezeho. Ndagira ngo ubwire ngo wowe wiga gukicara kubera ko wapfushije umubyeyi wawe, hari Imana ikugezeho. Ndagira ngo ubwire wowe wagiye mu bapfumu, ibintu byose bikanga, ugaba ushaka no gusenga kubera uburwayi, ariko uvuga ati nanyura he? Imana irababarira, Imana ije kukubabarira. Ndagira ngo wowe dukurikirana, ndagira ngo aka kanya, nshuti yanjye, wowe dukurikirana, ukomeze wihangane, kuko hari iyo avuze biraba, yategeka bigakomera. Hari ibintu agiye gutegeka. ngo William amaze kwambuka ageze hakurya, baravuga ngo ndewe ishema n'ukuboko k'Uwiteka, ifarashi n'uwo yari ihetse byatawe mu nyanja. Nshuti yanjye, ifarashi n'uwo yari ihetse, ifarashi niwe yari ihetse. Ibikugarisha byose bigiye gutabwa mu nyanja, ibikugenda byose bigiye kukubita hasi, ibikusatira byose, hari Imana ije kukugenda, hari Imana ije kugezeho, hari Imana ihindura amateka yawe, hari Imana ihindura ubuzima bwawe, hari Imana igiye kugusura, hari Imana izagusanga nijoro, hari Imana izagusanga ku manywa, hari Imana igiye gusanga mu murimo w'Imana. warihanganye. Ni benshi bashatse ko muryamana, urihangana. Imana irambwiye ngo ije kugukorera ubukwe, nubwo uri imfubyi, ariko Imana ije kugukorera ubukwe. Benshi bagiye gutangazwa n'ubukwe bwawe. Nshuti yanjye udukurikirana, uri muri bazi uko ejo bizamera, uribaza ati nzarya iki? Biravuga ngo nukavuga ngo ejo nzarya iki, zambara iki? Kuko wihangane gusa, komeza ukizwe. Farashi niwe yari ihetse, byose bitawe mu nyanja. Iyo avuze biraba, yategeka bigakomera. Iyo avuze biraba, yategeka bikakomera. Iyo avuze biraba, iyo avuze biraba, iyo avuze biraba, iyo avuze biraba, yego, iyo avuze biraba. Ndagira ngo wowe udukurikirana,
navuga gusa kakazi urakabona, navuga gusa nubwo wagambaniye bakagukura mu kazi akazi urakabona. Nshuti yanjye udukurikirana, hari Imana ije kugusura. Ubuzima urimo n'ubuzima budasobanutse, ntabwo nawe ubwawe wabubura ishusho. Biravuga ngo iki, mwitangira avuga ngo ikintu cyose nta shusho cyari gifite, ngo ariko Imana ivuze gusa ngo itandukanya amazi n'ubutaka, natwe irangije iraturema, irema ibimera, irema abantu, irema ibintu byose, kuko ibisingo itangira kugira ishusho. Nubwo ubona nta shusho y'ubuzima urimo, ariko Imana igiye kuguha ishusho. Nubwo ubona imbere yawe ubona nta nzira, ariko Imana igiye kuguha inzira. Nubwo ubona acuruzaga ugahomba, ariko Imana igiye kuguha inzira. Nubwo ubona warwaye, ariko Imana igiye kugukiza. Hari inzira igiye kuboneka, inzira y'Imana. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera. Ngo amahanga yose amutinye n'abami bose bamutinye, kubw'ibyo bari babonye. Imana iteye ubwoba, iyo yamanutse irakora. Murakoze badukurikiranaga, Imana ibahe umugisha. Tugiye gusengera ijambo ry'Imana, tugiye gusengera namwe mwese, tugiye gusengera abarwayi bahagurukiye tubasengere, tugiye gusengera abafite intambara, tugiye gusengera abafite ubukene, abafite ibibazo mu ngo zabo nabo tugiye kubasengera. Tugiye gusengera abarwayi barwaye umutwe, tugiye gusengera abarwaye mu nda, tugiye gusengera abarwaye umubiri babo babaze bakabona n'ubashaka kongera kubasubiramo bafite ubwihebe, ababyeyi bafite inda zimaze kurenza igihe, tugiye kubasengera. Tugiye gusengera abantu bakeneye ko Imana ibaha urubyaro ariko bakaba bararubuze. Iki nicyo gihe cy'uko Imana iguha urubyaro. Tugiye kubasengera bose, bahaguruke dusenge, dutuye gusenga, kandi wizere n'abazadukurikirana Imana n'Imana nabo batangire bizere ko Imana igiye kubakiza. Data mwiza, turaguhamagaye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Resone tokriya baya sangenemo turaresha ya sigro ya tansimo. Reka imbaraga zawe zimanuke zizenguruke, reka imbaraga zawe zimanuke zigere kuri ubu burwayi, zigere kuri umuntu ufite ikibazo, zigere kuri umuntu ufite intambara, zigere kuri umuntu ufite urugamba, zigere kuri umuntu ufite amadeni, zigere kuri umuntu urwaye uburwayi bukomeye, zigere kuri umuntu wagize ikibazo mu rugo rwe, wabuze uko yigira, byayobeye, yabuze ahanyura, yabuze inzira. Kuri aba bana babuze ubwenge, tanga ubwenge kuri aba bana, tanga akazi mu izina rya Yesu. Uburwayi mukize, ufite intambara uzikureho. Letoya saba c'est nettoyer ça imenigoy neto ministance negoy enetabria shaya gloya. Ndagira ngo mbwire ine station wa duvunguka Imana mbwira ngo ine takudegreye ubwo burwayi bumvaga umuriro waka mu mutwe. Enetaya simene gloy de ya shaya imeniyoy kiri cyo gihe cyo kwitaga gukijije. Enetaya simene gloy de shaya moya. Uyu muntu ene station gloy wari ufite urubanza ariko arimo kwibaza ngo bizagenda gute. Eletaya simene gloy hari uwite kumanutse kukurangiriza urubanza. Enetoye station moni greye uyu muntu yibasa ngo azabona n'umuntu gute adoresha ya minigroye. Hari abantu bagiye kurufode sansone groye witekazanye utaherukaga, yaba ari muri gereza, yaba ari mane ni mane, witeka agiye kukugaru wabuze. Eneko ya tasti domene groya hari uko witeka agiye gukora. Hadabene shangoroyamo hari akazi witeka agiye gutanga. Mana mu izina ryawe Yesu tubangame satani n'abadayimo, ibyivanga byose, ibituvangira byose, ibiducinege byose, aho satani anyura hose, uko yaza kose, uko yakibiranya kose, tuhamagaye imbaraga z'ijuru kugira ngo zimanuke zigotaba. Benshi bahindurwe n'ijambo rya, benshi bakizwe, kandi benshi bizere kuko Imana ibasha kuvuga kandi wavuga ugakora, wakora kandi ugabikomeza. Ibyo uvuze ubihagararaho mu izina ryabo Yesu. Reka aba bantu dusengeye bose batandukanye, yaba abantu barwaye indwara zitandukanye, yaba bafite ibibazo bitandukanye, bose bagarukeho kandi ugenda utanga agakiza, uzenguruke impande zose mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Reka tubahe nomero zacu za telefoni abazadukurikirana kugira tubasengere, ko tugenda dusengera abantu aho turi hose. Ni 0782 54 38 73. Murakoze cyane. Zaburi ya mbere.